Amashusho The Ben yakoresheje yinjira ku rubyiniro amugaragaza acigatiye igisamagwe yatekejwe ndetse akorwa mu gihe cy'umwaka, aho yakozweho n'abantu batatu bavuye mu bihugu byo mu Rwanda, Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa 2 Mutarama 2025 ubwo yakoraga igitaramo The New Year Grove Edition ya kabiri, The Ben yinjiye ku rubyiniro mu buryo budasanzwe bwatumye benshi baterwa merwe n'ibyo yari agiye gukorera ku rubyiniro. Muri ayo mashusho yagaragajwe ubwo The Ben yazaga ku rubyiniro yari afashe igisamagwe mu ntoki ze ndetse agenda gake gake agahagarara ahantu ku musozi harimo kugwa akavura gake, ku buryo ayo mashusho ajya kurangira The Ben agaragara ko yatose mu bitugu. Bitari ibyo, ayo mashusho agenda agaragaza buri gace gato k'igisamagwe nk'amajanja yacyo, umutwe wacyo ndetse n'ibindi bice bikigize. Ubwo ayo mashusho yakinwaga harimo indirimbo igira iti mpagaze ku musozi Ninjye Gisamagwe. Impamvu zo gukoresha igisamagwe mu kwinjira kwe nuko akunze kwita igisamagwe ndetse n'abafana be bakaba bamwita igisamagwe cyangwa se tayiga. Impamvu yo kwita igisamagwe nuko ari inyamaswa idasanzwe, nawe akaba abona ko ari umuntu udasanzwe, by'umwihariko mu muziki ibigira igisamagwe inyamaswa idasanzwe nuko ari inyamaswa nye ziriho ku isi, gukoresha amajwi adasanzwe, gutanga urumuri mu gihe cy'umwijima, nyine ni mu buryo ndi kukubwira bugira igisamagwe uburyo budasanzwe. Igisamagwe ni inyamaswa igira amajwi adasanzwe ndetse itanga urumuri mu gihe cy'umwijima ikoresheje amaso yayo. Ngira ngo murabizi igisamagwe ndetse kwihangana cyane, iranihangana cyane. Mu kwinjira The Ben yakoresheje amashusho y'iyi nyamaswa mu rwego rwo kugaragaza ubushongore n'ubukaka bwe. Amakuru dufite twakuye hafi ya The Ben nuko amashusho yakoreshejwe mu gitaramo The New Year Grove yatekerejweho ndetse akorwa mu gihe cy'umwaka wose. Ni amashusho yagizwemo uruhare n'abantu b'inzobere mu gutunganya amashusho baturuka mu bihugu bitatu birimo Rwanda, Uganda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amashusho kandi azakomeza gukoresha kenshi cyane mu bikorwa bwe by'umuziki, harimo n'ibindi bitaramo ashobora kuzakora mu gihe kiri imbere, ndetse akaba yanayakoresha mu mashusho y'indirimbo ze mu gihe byaba bibaye ngombwa. Yes, muri iki gitaramo kandi The Ben yiyambaye umukufi warenga miliyoni 14 mu mafaranga y'u Rwanda, ukaba ukozwe muri diyama ya nyayo. Ni igitaramo kitaranzwe gusa n'amajwi meza, ahubwo cyaranzwe no kwambara imirimbo y'ubwiza ihagaze akabo k'amafaranga menshi, aho The Ben yaserukanye umukufi ufite ishusho y'igisamagwe. Kwambara ishusho y'igisamagwe nk'uko nababwiye nuko nawe usanzwe yita igisamagwe ndetse kikaba cyari gikikijwe n'umusaraba, bigaragaza umwanya aharira Imana mu mutima we, cyane ko yavukiye mu muryango usenga. Amakuru yizewe dufite nuko uyu mukufi The Ben yambaye ukozwe muri diyama ya nyayo, ndetse akaba ari we wasabye uko ukorwa n'ibigomba kuba biwugize. Mu giciro cy'uyu mukufi The Ben yishyuye amadolari 10, wayushyira mu mafaranga yo mu Rwanda akangana na miliyoni zirenga 14 n'amafaranga 555,220. N'umukufi yari yambaye bwa mbere kuva yawugura, ndetse awambara mu gitaramo The New Year Grove cyari kibaye ku nshuro ya kabiri. Ngango yitwa Taika igisamagwe ukomeje kugiranwa n'uwitwa Bruce Melody. Ese wowe ubabona gute? Wowe ubabona bimeze gute? Ninde wahangara undi? Mwibutse ko iyi ari Zin TV, mwibutse gukora subscribe, like, share na comment kugira ibiganiro byacu bijye bikomeza kugera kure. Mwibutsa ko ushobora kwikorera sport muri gym ya Goodrich hirya no Kicukiro. Niho hari gym nziza irenze, gym y'ibihe byose, gym kabisa injira mukavuga ati kabisa ngeze ahantu. Ngwino ikore sport utangire uyu mwaka umeze fresh. Nyine twaje in Zin TV nkubwira ko amakuru abagezweho ndetse atanasanzwe utarumva ahandi n'ahandi wayakuretse hano. Imana ibamugisha, ndabakunda cyane. Peace out.